nubwo waba udakurikirana cyane filimi, ubugeni, imyidagaduro, imivugo n'ibindi bigiye bitandukanye, ndahamya nkomeje neza yuko uwo mugabo uri kubona kuri screen atari ubwa mbere wamubonye cyangwa se waba umwumvise. Ndatekereza atari ubwa mbere wabumvise izina Seburikoko Papa Sava cyangwa se Niyitegeka Gratien, kuko uyu mugabo arazwi cyane hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu mugabo rero muri kubona kuri screen zanyu yitwa Seburikoko, akaba ari we bita Papa Sava. Ayo ni amazina akoresha mu mafilimi y'uruhererekane agiye atandukanye cyangwa se mu buhanzi bwe, ndetse mu mazina ye bwite ababyeyi bamwise yitwa Niyitegeka Gratien. Uyu mugabo rero akaba afatiye runini uruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda. Buri muntu wese aramuzi. Iyo uvuze Papa Sava cyangwa se ukavuga Niyitegeka Gratien, buri muntu wese ahita mwumva bitewe n'ibikorwa bitandukanye yagiye akora, ibikorwa byagiye bimenyekana mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ariko nanone abantu benshi mukomeje kumushyira igitutu, abantu benshi bakomeje kumushyira igitutu bavuga bati uyu mugabo kubera iki adashaka. Harimo n'abazi yuko ari umugabo, ariko mu by'ukuri uyu ni umusore. Uyu rero ni umusore rwose, nubwo abantu benshi bagomba bamushyira igitutu ngo nagira ashake, ariko we yatangaje impamvu nyamukuru zatumye atinda kuba yazana umugore. Izi ngizi rero nizo ngira ngo tube twaganiraho uyu munsi kugira ngo namwe mube mwabasha kuba muzimenya. Ariko rero ngira ngo tubanze kumenya ese ubundi uyu mugabo ni muntu ki, kugira ngo tubashe kumenya n'impamvu wenda yaba yaratinze no kuba yashaka. Ariko reka tubanze tumenye ubundi uyu mugabo ni muntu ki, yamamaye ate, yamamaye mu biki, byagenze gute. Uyu mugabo amazina yiswe n'ababyeyi ubundi yitwa Niyitegeka Gratien. Uyu rero akaba ari umugabo cyangwa se akaba ari umusore. Ubu nonaha turavuga ko ari umusore kuko ntabwo arashaka. Yavukiye mu karere ka Rulindo, ahangaha akaba ari mu ntara y'Amajyaruguru. Yavutse mu mwaka w'1978. muri kumva neza yuko imyaka ye yenze kuba yegeye hejuru. Uyu mugabo rero yakomeje kugenda akora ibikorwa bitandukanye muri muzika, nkaho twavuga yuko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ubwo yabaga yigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye hariya i Gisenyi. Ariko rero nyuma muri kumva neza ko amasomo ye yaje guhagarara. Nyuma yaho jenoside yaje kurangirira cyangwa se yaho ije guhagarikwa, uyu mugabo yaje gukomeza, yarebye yuko yarasanze atakomeza kwiga muri segonderi, biba ngombwa ko asubira inyuma atangira kujya kwiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Arawiga arawurangiza. Aho ngaho rero nibwo yatangiye ibikorwa bye by'ubuhanzi, yatangira guhimba imivugo ndetse akayivuga mu birori bigiye bitandukanye byabaga ku ishuri. Nyuma yaho rero yaje kwerekeza mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, aho rero yari yaragiye abona amafaranga atandukanye yagiye atwara nk'ibihembo ubwo yari ari muri primaire, kubera imivugo yabaga yahimbye, imivugo myiza igashimisha abantu ndetse bakabasha kuba bamuhemba. Nyuma aza kujya muri segonderi, atangira umwaka wa segonderi mu mwaka wa mbere, ariho twita muri senior 1. Arahiga rero amashuri ye arakomeza ariga, akigana umuhate, ariko agakunda ibikorwa by'ubuhanzi, agahimba imivugo ndetse iyo mivugo igakundwa cyane, agakomeza kujya atwara ibikombe. Ni nkaho rero twagaruka nkaho yigeze guhimba umuvugo yawuvuga bakishima, bakamukunda cyane, bakamuhemba ibihembo birimo amakayi, amafaranga, harimo na televiziyo. Nyuma yo bakaza kumubaza ati se ko tuguhaye televiziyo iwanyu hari umuriro? Uwo musore rero icyo gihe yari umusore, umwana w'umuhanga cyane, aravuga tashwi nta muriro tugira iwacu. Rero bagahita bavuga ati iyi televiziyo nta kundi ubwo ibaye iy'ikigo. Nyuma rero iyo televiziyo yaje kuba iy'ikigo. Uyu mugabo rero nawe ikigo cyamaze kwakira iyo televiziyo gihita kimwemera yuko agomba kwiga mu ishuri ku buntu nta minerivare. Iyi nizo nyungu yaje kubona, yiga atatanze minerivare bitewe nuko ubugeni bwe n'ubuhanzi bwabashije kuvamo amafaranga amwishyurira ishuri, yiga ku buntu muri tronkome. Ubwo rero yaje kujya muri segonderi ariga n'ubundi akomeza ibikorwa bye by'ubuhanzi, agahimba imivugo ndetse n'indirimbo, akomeza kugenda yamamara. Nyuma naho agiye, nyuma biza kurangira atsinda ikizami cya leta, ajya kwiga muri kaminuza. Akomeza kugenda azamura impano ye, akomeza kugenda akora ibikorwa bye by'ubuhanzi, ari naho muri
kaminuza aho ahitwaga muri Kiye, niho yaje kuzamukira cyane, aza kumenyekana cyane nko mu gihe ari umunsi nyakubahwa perezida wa repubulika yari yasuye abanyeshuri n'abarezi bo muri Kiye, ubwo n'abarimu bareraga abanyeshuri ara muri Kiye, maze ahimba umuvugo yahimbye rero waje kuba mwiza cyane, ukora ku mitima ya benshi, maze akora mu biganza bya nyakubahwa perezida wa repubulika, ubundi arishima cyane aranezerwa. Nibwo rero uyu mugabo yakomeje kujya akora ibikorwa bye by'ubuhanzi mu buryo bugiye butandukanye, ndetse aza kwamamara cyane. Nyuma yaho rero yaje kugerageza kureba ukuntu yafata ubuhanzi bwe akabuhuza n'uburezi, niho yaje kujya atanga ibiganiro ndetse akanandika n'ibitabo bigiye bitandukanye agaragaza ukuntu ubuhanzi bushobora kwifashishwa mu burezi. Nyuma yaho rero uyu mugabo yaje gukora mu burezi, aho yaje kuba umwarimu mu gihe kingana n'imyaka 7. Nyuma yaho aza gufata umwanzuro arasezera. Abantu benshi bavuga ko yasaze, ariko we aravuga ati ibyo nkora ndabizi, ubwo niba ari no gusara nta kundi, ngiye hanze gukora ibyo niyemeje. Yaje kujya hanze rero aza mu ruganda rw'imyidagaduro, nibwo yatangiye ibikorwa bye byo guhimba amakinamico. Murayazi amakinamico agiye atandukanye urerekane nka Seburikoko, Papa Sava, nibwo yatangiye gukora n'imbaraga akarinda amenyekana, ndetse muramuzi neza yuko yatwaye n'ibikombe bigiye bitandukanye nk'umuhanzi witwara neza, cyangwa se nk'umukinnyi wa filimi wagiye uba mwiza mu myaka igiye itandukanye. Kandi koko urebye ibikorwa akora ndetse n'ukuntu akora n'imbaraga, ubona ko ibyo bikorwa ibyo bihembo bigiye bitandukanye abihabwa abikwiriye. Uyu munsi rero ni umugabo, ni umusore ufite imyaka ese nkaho yegeye hejuru. Abantu benshi rero ntibatinya gutebya bavuga bati ese ko urinze ugereza imyaka yenze kugera hejuru utarashaka, byagenze bite? Abantu benshi ukaba usanga bamwibazaho cyane, ariko yaje kugaragaza impamvu zatumye atinda kuba yashaka. Niyitegeka Gratien rero yagiye agaragaza impamvu zatumye atinda gushaka, nkaho yavuze yuko mu rugo aho avuka bari bakennye cyane, naho kuba n'ibyo kurya byari bigoye, ndetse n'abavandimwe be bari bataramara kwiga. Yabanje kwita rero ku bikorwa byo kubanza kubashyira mu ishuri ngo babanze kwiga, babanze barangize, ndetse abashe kubonera umuryango amafaranga ndetse n'ibiwutunga, naho kuba hameze neza nk'umuntu nyine wize, nk'umuntu umuryango witangiye ukamurihira amashuri yose akabanza akiga. Ibyo nibyo yabashije kwitaho. Ikindi yagaragaje yuko ntabwo yagombaga kuba yazana umugore ngo amuzanire mu ikode, yabashije gushaka ukuntu yabanza kubaka inzu nziza imeze neza, abone n'amafaranga nyine yo gutunga umuryango nk'umuntu w'umukuru w'umuryango. Murabizi ko uyu mugabo akunda kwihesha agaciro, agakunda kuba afite ibitekerezo byo kuba yaba yigira. Uyu mugabo rero yabanje kubaka ubushobozi, yabanje gushaka amafaranga ngo abe yabasha gushaka. Uyu mugabo rero yakomeje kugaragaza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 yari yiteguye kuba yazana umugore, ariko bitewe nuko habayemo icyorezo ngo nicyo cyabiteye, ngo ntago yashakaga kuba yazana umugore ngo habashe kuba ubukwe bwe bwakitabirwa n'abantu bakiya cyane. Yabonye ari ibintu byaba bitamunejeje, ahitamo kuba yasubika igihe azazanira umugore. Ariko nanone iyo akomezwa kubazwa niba afite umukunzi, ariko umuntu wese umubajije ahita aseka cyane muri cya gitwenge cye muzi namwe, akavuga ati umukunzi se murumva yabura? Umukunzi arahari, niko asubiza. Ariko kugeza ubu ngubu nta muntu uzi umukunzi we, biracyari ibanga kubyerekeranye n'umukunzi we. Uyu mugabo rero akomeje kuba yagenda avugisha abantu benshi bavuga ngo atinze gushaka, ariko nanone avuga yuko rwose gushaka abizi kandi ari kubitekerezaho. Umunsi ku munsi azadutungura akaba yatwereka fiance we, ndetse agahita atangaza n'itariki y'ubukwe, kuko ibintu byose ngo ubu yamaze kubitegura neza kandi bimeze neza. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kuba wamenya aya makuru, kugira ngo nawe amakuru y'ingenzi aba yabasha kukugeraho. Nanjye niyo makuru nari nkuzaniye kuri uyu mugabo, kubyigenda bitangazwa kuri uyu mugabo. Uyu musore rero ufite imyaka yenze kuba yegeye hejuru, urumumva imyaka irenga 45, ni imyaka itari mikeya, ariko nanone arabitekerezaho, arabiteganya. Umunsi umwe muzajya kumva mwumve aradutunguye, cyangwa se mu ndimi z'amahanga dukore surprise, atubwiye itariki y'ubukwe bwe. Nuko rero twaganiraga kuri uyu musore, cyase akaba ari n'uyu mugabo.
bimugira umugabo, ndetse nge sininya kuvuga yuko ari n'umugabo uhamye bitewe n'ibikorwa bye, ibikorwa by'indashyikirwa mu ruhare rwe mu guhindura sosiyete nyarwanda, kuko niwe urebye amafilimi y'uruhekane agenda akina ubona yuko harimo message z'ingirakamaro, message zo kwigisha abaturarwanda ndetse n'abantu bose kuba babasha guhindukamo abantu beza bafite indangagaciro zihamye. Nuko rero nawe wari uri kumwe nanjye kuri uyu muyoboro Ming Sky, ngira ngo nkwibutse ngo ukore subscribe, niba utarakora subscribe rwose waracikanywe, ndagira ngo nkwibutse ugire gutya ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ubashe kuba wabana natwe umunsi ku munsi, isaha ku isaha mu biganiro byacu bya buri munsi.